ndongeye ngo ikaze mu gafilime kacu ka none. Kuri uyu munsi twerekeje mu gihugu cya Kenya. Dutangira batubwira ko iyi nkuru ishingiye ku buzima bwa nyabwo bwabayeho, akaba ari inkuru ishingiye ku buzima bw'urukundo cyangwa se urugendo rw'urukundo, umuco ndetse n'umurava wo guhitamo inzira yawe ku giti cyawe. Dutangira batubwira inkuru y'umukobwa wiswe Carola, akaba ari umukobwa waturukaga mu gihugu cy'Ubudage, gusa akaba yireberaga mu gihugu cya Swaziland aho yabanaga n'umugabo we. Batangira batwereka uyu mukobwa yasohokanye n'umugabo we cyangwa se sheri we ku cyambu hano muri Kenya, hanyuma ngo bari bamaranye imyaka igera kuri 2 ndetse bari bariyemeje no kuzabana nyine cyangwa se kuzashyingiranwa nk'umugore n'umugabo. Kuri umunsi bari basuye igihugu cya Kenya nyine baje gusura ngo bamenye ukuntu kimeze nyine barebe imiterere yacyo nyine. Gusa ngo uyu munsi wari umunsi wabo wa nyuma nyine bari muri kino gihugu cya Kenya nyine ngo bagomba gusubira iwabo muri Swaziland. Uyu mukobwa bise Carola yitegereje hakurya abona umusore bise Mariana, akaba ari umusore w'umu-MASAI. Hanyuma umukobwa akomeza kumwitegereza cyane nyine. Uyu musore yari kumwe n'inshuti ziwe, hanyuma shiriwe nawe ahindukiye abona umukobwa nyine yari kwitegereza uyu musore bise Mariana. Bakomeza batubwira ko ngo uyu mukobwa ngo nta hantu yarigeze abona aba-MASAI, gusa ngo akunda kubumva mu nkuru nyine akumva ngo aba-MASAI n'aborozi ndetse bakaba n'indwanyi cyane nyine, ndetse akaba n'abantu bishingikiriza cyangwa se bakomeye ku muco wabo nyine. Hanyuma ngo uyu mukobwa yakomeje kwitegereza Mariana, wa musore w'umusore twabonye nyine, gusa n'umusore agakomeza kumwitegereza nyine, ubona ko bishimiye rwose. Umukobwa akomeza kwitegereza umusore nawe akomeza kumwitegereza. Hanyuma byaje kugeraho ngo uyu mukobwa nyine n'umusore wiwe cyangwa se na sheri we bagombaga gufata inzira isubira iwabo, gusa ngo ubwato burabacika cyangwa se burabasiga. Hanyuma biza kuba ngombwa ko bagaruka nyine. Hanyuma mu kugaruka mu mujyi nyine bahuye n'ibisambo nyine, hanyuma bagerageza kwirukanga nyine bahunga ibyo bisambo muri Kenya. Hanyuma ngo ubwo barimo birukanga bagize gutyo wa mukobwa abayikubise kuri wa musore bise Mariana n'inshuti ziwe. Hanyuma babonye babonye Mariana uyu musore w'umusore babagera gutya barirukanze nyine bisa ngo bamuhunze. Hanyuma umusheri w'uyu mukobwa bise Carola biramucanga nawe yibaza ukuntu nyine ibisambo bibonye uyu musore na Mariana bikahita byirukanga. Hanyuma uyu musore yabemereye kuba yabatwara nyine akajya ahantu abajyana nyine akabajyana ku bundi bwato nyine. Hanyuma baramukurikira, gusa ngo mu kugenda nyine bakomeza batubwira ko ngo Carola nyine akomeza kwitegereza wa musore wacu la Mariana twabonye w'umusore. Umusore nawe akomeza kumwitegereza nyine ubona ko bishimye gutyo. Hanyuma bigeze mu masaha nijoro wa musore w'umusheri wa Carola nyine yagombaga gufata bisi nyine bagakomeza urugendo berekeza muri Swaziland nyine, cyangwa se bagafata bisi berekeza Swaziland. Gusa nyine bagize gutya bisi none yongera bacika nyine. Hanyuma muri uko mwanya wa musore bise Mariana yarongeye agaragara aho ngaho nyine. Hanyuma abasaba kuberekeza cyangwa se kubajyana kuri hoteli. Hanyuma sheri wa Carola ngo yashatse kwanga kugenda. Hanyuma umukobwa akomeza kumwinginga amubwira ati mbara tugende sheri, tugende rwose. Hanyuma umusore njya cyangwa se sheri wa Carola agize gutya avuga abona nyine nta yandi mahitamo nyine ahitamo gusubira nayo na la Mariana ndetse n'umukobwa. Hanyuma bagiye kwinjira muri hoteli wa musore banze kwinjira, wa musore wacu bise Mariana w'umusore nyine bamubuza kwinjira nyine bitewe nuko ngo muri iyi hoteli batakira abantu bafite imico imeze gutyo nyine. Hanyuma umukobwa agize gutya yanga gukomezanya n'umusore usheri wiwe nyine, ahubwo ahitamo gukurikira cyangwa se gusubira inyuma asanga nyine wa musore wacu bise Mariana w'umusore. Hanyuma iryo joro nyine barabyinnye nyine haracya. Umukobwa akomeza kwitegereza umusore nawe amwitegereza nyine. Hanyuma sheri we cyangwa se sheri w'umukobwa wacu wari baturukanye muri Swaziland yagize gutya aje hano abona umukobwa kubyina n'umusore, umusore ararakara cyane nyine. Hanyuma bakomeza batubwira ko ngo mu munsi wakurikiyeho umukobwa yanze gukomezanya urugendo ngo ajyane na sheri wiwe nyine muri Swaziland cyangwa se basubire mu rugo muri Swaziland, ahubwo nyine kubera ko akomeza kwitegereza umusore wacu cyangwa se yitekereza umusore wacu bise Mariana nyine yahisemo gufata inzira yongera kugaruka nyine, yanga gukomezanya na sheri wiwe nyine. Hanyuma sheri we byaramutunguye ati ngo iki, biramucanga nyine. Umukobwa akomeza kumubwira ati oya sheri nta hantu turi bujyane rwose, ati urasubira muri Swaziland wenyine. Umusore nawe yabonye ko umukobwa nyine adashaka gusubirana nawe muri Swaziland nyine, asubira yababaye nyine afata inzira arikomeza nyine asubira iwabo muri Swaziland. Ako kamwanya nyine umukobwa nawe yagize gutya bagarutse kwishakira wa musore wacu bise Mariana w'umusore. Gusa ageze hano asanga wa musore bamubwira ko wa musore wacu w'umusore bita Mariana yasubiye iwabo mu giturage nyine. Hanyuma umukobwa nta kindi yakoze nyine yakomeje kugenda ashakisha wa musore wacu bise Mariana w'umusore, akomeza kugenda amushakisha ahantu hose. Bakomeza batubwira ko ngo uyu mukobwa ari ubwa mbere yafashe inzira akajya gutembera cyangwa se akagenda ari wenyine ahantu ndetse atamenyereye. Gusa nyine ngo arazi icyo ashaka ndetse yagombaga gukora igishoboka cyose akabona wa musore yari yakunze bise Mariana w'umusore. Hanyuma uko yagendaga yitegereza uburyo abamase babayemo nyine, dore ko ari abantu nyine bakunda kwiyururira cyane nyine. Hanyuma akomeza kugenda yitegereza nyine ubuzima babayemo.
hanyuma ngo uko yagendaga nyine yageze mu giturage nyine bari bamubwiye ko agomba kusangamo wa musore, hanyuma hageze ahurira n'undi mugore w'umudage nyine wari warashyingiranywe n'umugabo wo muri ku duce cyangwa se muri ibyo bice nyine byo mu gihugu cya Kenya. Hanyuma ngo uwo mugore yagize gutya amuzana aho ngaho nyine yamubwira ko ngo kubana n'umuturage cyangwa se gusezerana cyangwa se gushaka umuntu waho ngaho nyine muri ubwo bwoko bw'Abamasai ngari ibintu bigoye cyane nyine ngo bitewe n'umuco cyangwa se imibereho nyine aba baturage b'Abamasai babayemo nyine. Amubwira ko ngo imico y'abantu itandukanye cyane nyine, dore ko ngo abagore ngo nta kintu baba bemerewe gukora nyine, mu gihe abagabo nyine baba bemerewe gukora ikintu cyose bashaka nyine. Mu yandi magambo nyine ko abagore nyine nta burenganzira baba bafite nyine bwo gukora icyo bashaka nyine, ahubwo ko abagabo bonyine bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka. Hanyuma ariko uyu mukobwa wacu Yisekaro yavuze ko rwose nta kintu byo bimubwiye nyine, ko icyangombwa agomba guhura na wa musore wacu yarakunze bise Mariani. Hanyuma rero nta kindi cyabaye, umukobwa agize gutya tangira kugenda afata ifoto, agenda yereka abaturage bo muri utwo duce nyine, agenda bereka wa musore niba hari ahantu baba bamuzi. Gusa abaturage bakomeza kugenda bamubwira yuko ngo nta hantu bamuzi nyine, akomeza agenda bashakisha nyine. Ndetse ngo uyu mukobwa ntabwo yashakishije uriya musore umunsi umwe nyine, ahubwo yamaze iminsi agenda amushakisha nyine, nyuma yuko nyine bamubwiye ko umusore yahungiye muri cyangwa se yagarutse muri kino cyaro. Hanyuma wa musore wacu ngo yaje kumva ko uyu mukobwa arimo aramushaka nyine, hanyuma umusore agize gukeza kumushaka nyine nawe baza guhura nyine. Hanyuma nyine baza guhura, ubona ko ari ibyishimo nyine, umukobwa yarakunze umusore nyine, ariko ubona ko n'umusore nawe yamukunze rwose nyine, bari bishima nyine bagiye mu rukundo. Umusore wacu w'Umasai bise Mariani n'umukobwa bise Carola baje kugera gutya berekeza muri hoteli. Rero mu gitondo ngo cyakurikiyeho wa musore bise Mariani yafashe wa mukobwa amujyana mu giturage cy'iwabo, aho asanzwe aba nyine muri quartier wabo mu giturage cyaho. Hanyuma hasaga nk'ahantu wari ubutayu nyine, hanyuma umusore nyine amwerekeza aho yagombaga kumujyana iwabo nyine, ajya kumupresenta kuri mama wiwe. Hanyuma umukobwa yitegereje nyine ubuzima abaturage b'Abamasai babayemo nyine n'uburyo gakondo bw'imibereho bwabo nyine, biramutangaza nyine, abona ibintu bidasanzwe nyine. Gusa nyine umukobwa nyine yabonaga ko nta yindi mahitamo nyine, yagombaga kuguma aho ngaho nyine mu gihe yakunze umusore nyine. Ndetse ngo umukobwa yaratangiye kumenyaho akarimi gake k'Abamasai. Hanyuma batangira kuganira nyine, umukobwa atangiye kuganira n'umuryango w'umusore. Hanyuma umukobwa yaje kujya gutya yitegereza ku mugoroba, ngo yitegereza umusore wacu bise Mariani ari kumwe n'abandi basore bagenzi be bari kubaga inyama nyine aho ngaho, ni inyamaswa bari bishe. Hanyuma umukobwa ubwo baramwica nyine, ahitamo gusubira mu kazu k'akabuti nyine kari aho ngaho nyine babagamo nyine. Abona ko ubuzima bano baturage b'Abamasai babayemo rwose butandukanye n'ubwiwe. Hanyuma mu gitondo cyakurikiyeho ngo uyu musore agize gutya azana inyama yari yatetse nyine ko zidahiye neza. Hanyuma azereje wa umukobwa arabyanga nyine, yanga kuzirya nyine, yabonaga nyine ngo ari ibintu bidasanzwe nyine. Ahubwo umunsi wakurikiyeho ngo wa mukobwa agize gutya ajya koga. Hanyuma ageze ahantu bogera nyine, abona ibintu biratandukanye nyine, abona abantu bogera ahantu hamwe nyine, nta witaye kundi nyine, ubona ko bose nyine bogera ahantu hamwe. Umukobwa agira gutya ngo akuremo imyenda agiye koga, hanyuma wa musore itaza amubuza koga nyine, cyangwa se gukuramo imyenda nyine ari aho hantu ku karubanda. Hanyuma amujyana ahantu h'ibanga nyine ho kogera nyine, ngaho abantu batamubona nyine, amuzana mu gapisine kiwe. Hanyuma batubwira ko ngo mu minsi yakurikiyeho nyine wa musore wacu bise Mariani n'umukobwa bakomeje kugumarana igihe bakurana bakundana nyine, bagenda barushaho kwigerana nyine, urukundo rwabo rurakomera nyine, bagenda barushaho kwiyumvanamo. Hanyuma ngo umunsi umwe rero wa mukobwa bise Carola ngo yakeneye utuntu two guhaha nyine. Hanyuma afata umwanzuro nyine wo kwerekeza kubanza guca ku mupadiri bitaga Bernardo wari utuye hafi aho ngaho nyine. Hanyuma uyu mugabo nyine ngo yari afite ijipu nyine, ndetse yakundaga kumuzanamo ibyo kuriyemo abikuye mu muryi. Hanyuma umukobwa nyine yamusabye niba uyu mupadiri yazamufasha nyine, akamutwara mu modoka nyine, akamujyana mu mujyi nyine, bakajya guhaha ibyo kurya n'ibindi bintu bakeneye nyine. Umukobwa abwira umupadiri ko nyine ibiryo by'Abamasai nyine byize inyama zidahiye neza nyine, ngo atabishoboye cyangwa se adabasha kubirya. Hanyuma ngo umupadiri yarabyanze nyine, yanga kumutwara mu modoka yiwe nyine. Hanyuma umupadiri nyine ngo yumva ko n'ubundi uko byemera kose umukobwa kuva ari umunyamahanga nyine agomba kuva ahangaha nyine mu minsi mike azaba yahavuye. Hanyuma nakindi cyabaye rero umukobwa yagize gukisubira kwa wa musore wacu bise Mariani. Hanyuma baza kujya gushaka umwana w'umuyobozi wo muri ako gace. Hanyuma nyine bamusaba nyine
uyu muyobozi ababwira yuko ngo batagomba kuba umukobwa atagomba kuba ahangaha nyine adafite uruhushya rumwemerera kuba ahangaha nyine mu gihe atasezeranye n'uyu musore. Hanyuma nta kindi cyabe nyine umukobwa ikimara kumva ko nyine atemerewe kuguma ahangaha mu gihe atasezeranye n'uyu musore nyine bwarakeye bagira gutya berekeza mu mujyi. Hanyuma basubira mu kandi ka hoteli kari mu mujyi nyine bajya gushaka icyemezo nyine cyo kuba muri uriya mujyi cyangwa se umukobwa kemerwa kujya kuba muri kiriya cyaro nyine. Hanyuma bageze ahangaha nyine wa musore barabahagaritse nyine banga ko binjiramo nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye rero umukobwa yagize gutya n'umusore we bajya gushakisha nyine imyenda nyine bajya gushopinga imyenda. Hanyuma ngo uko bagendaga banyura mu isoko nyine muri iryo joro wa mukobwa wacu bise Carola yagize gutya yikubita hasi. Hanyuma ngo umukobwa atangiye guhinda umuriro ndetse biza kumenyekana ko ngo uyu mukobwa yari yarwaye malaria nyine. Nakindi cyabaye rero wa musore wacu bise Mariya yagize gutya ajya kumwitaho nyine aragenda mujyana mu cyumba amugurira imiti ndetse ngakomeza kumwitaho amugumira iruhande kugeza aho umukobwa nyine yaje koroherwa arakira. Hanyuma ngo umukobwa ikimara koroherwa cyangwa kimara gukira yagize gutya hamagara mama we nyine amusaba yuko ngo amwohereza amafaranga nyine ndetse amubwira yuko ngo ari gupanga kuguma muri icyo giturage nyine mu yandi mezi make ari imbere nyine. Hanyuma amusaba nyine ko yamuha amafaranga nyine ndetse uyu mukobwa ngo mu minsi mike nyine ku munsi ukurikiyeho umukobwa bahise bamuha icyemezo cyangwa se uruhushya rwo kuguma mwaho ngaho muri icyo giturage nyine. Dore ko nyine bari bamubwiye ko atemerewe kuguma muri icyo giturage nyine mu gihe atasezeranye n'uriya musore. Hanyuma na kindi cyabereye mu mafaranga mama we ngo yari yamuhaye umukobwa agize gutya yitaguramo imodoka yari yarakoreshejwe nyine itajya kugura n'ibindi bintu by'ibicuruzwa nyine byo gucuruza. Hanyuma ngo umukobwa agize gutya afata umusore amushyira mu modoka berekeza nyine mu cyaro. Mu gihe barimo bagenda umusore yabasabye umukobwa nyine ko yamureka nawe agatwaraho. Gusa umusore ngo n'ubwa mbere yaragiye gutwara imodoka cyangwa se yaragiye kurivura nyine agatwara imodoka. Umukobwa aramwemerera. Hanyuma umusore agize gutya mu gihe yari atwaye ngagira gutya akubise ya modoka yigongesha igiti nk'uko nyine umukobwa nyine bwaramwishe ahita asohoka mu modoka nyine. Imodoka yariguze mu dufaranga duke bari bamaje kumuha. Hanyuma umukobwa umujinya uramwicara arakara. Akimara kurakara yeretse ko umusore arakaye nyine n'umusore nawe yitarakara. Gusa nyine twumvishe ko nyine muri kino giturage bone ngo umugabo ari wemerewe gukora ibyo ashaka byose nyine. Umukobwa nyine we ngo cyangwa se umugore abatemerewe gukora ibyo ashaka byose. Hanyuma na kindi cyabereye rero umukobwa agize gutya afata mu dufaranga yari afite atangiramo akaduka nyine ashingamo akabutike nyine atangira kujya acuruza nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine hashize iminsi mike y'umukobwa yagize gutya ngo ajya gusura ababyeyi be muri Swaziland ajya kubabwira ko ashaka gushyingirwa na wa musore bita Mariya wo mu MASAI. Gusa ababyeyi be ngo barabyanze nyine banga ko ngo umukobwa ajya gushyingirwa n'umuntu batazi nyine ngo uturutse mu bwoko bw'abamasai nyine. Gusa nubwo ababyeyi be ngo babyanze nyine bakanga ko uyu mukobwa ashyingiranwa na wa musore wacu bise Mariya wo mu MASAI. Umukobwa yagize gutya yanga kumva ibyo bamubwira nyine ahubwo ahitamo kugaruka hano muri Kenya nyine aza kwibanira na wa musore wacu mu MASAI. Gusa ataragaruka muri Kenya nyine yagize gutya abona wa musore bahoze bakundana mbere nyine ari kumwe n'undi mukobwa nyine yariboneye undi mukunzi nyine. Gusa ntiyabitindaho cyane nyine biramubabaza gusa ntiyabitindaho. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa yagize gutya afata inzira igaruka muri Kenya agaruka kwishakira cyangwa se kwisangira wa musore wacu bise Mariya. Hanyuma nyine barongeye barahura nyuma y'iminsi umukobwa yaragiye iwabo muri Swaziland nyine. Hanyuma umukobwa yari yabazaniye n'impano nyine yaziturukanye muri Swaziland nyine. Hanyuma ubona ko nyine abantu batangiye kwishima nyine. Hanyuma hari umwe mu baturage bo muri ako gace nyine wagize gutya abwira umukobwa ati uratwite. Umukobwa yumva ko atwite nyine umusore bigaragaye ko yaramuteye n'inda nyine bose barishima nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine bahisemo bahitamo gufata umwanzuro nyine wo gushyingiranwa vuba igitaraganya nyine. Hanyuma bategura nyine umuhango wo gushyingiranwa cyangwa se wo gusezerana kwabo nyine. Hanyuma umukobwa nyine yari yiteguye nyine yatangira kwambara imyenda y'abageni nyine. Hanyuma mu gihe kiri kwitegura nyine wa mupadiri abaraje bise Bernardo. Hanyuma umupadiri abwiye umukobwa kwitonda nyine amubwira ko agomba gufata umwanzuro yitonze, ko amwibutsa ko ngo imico y'ahantu nyine ngo itandukanye cyane n'imico y'iwabo nyine. Amuha agasupu cyangwa se aramwitondesha nyine amubwira ati ugende gahoro rwose, imico y'ahantu itandukanye n'iwacu, hato utazicuza mu gihe cyawo kizaza. Umukobwa yanga kumwumvira nyine aravuga ati ngiye icyo ngombwa nuko nkingiranwa n'umusore cyangwa se n'umusore nakunze nyine. Nta kindi cyabaye rero kuri umugoroba nyine hasi yategurwa umuhango wo gushyingiranwa kwabo nyine, barasezerana nyine. Gusa mu gihe barimo bashyingiranwa nyine umukobwa yagize gutya abona hari ibintu bidasanzwe nyine.
mu gitondo cyakurikiwe yabonye nyine ubwana butoya buri gutegurirwa gushyingiranwa bukiri butoya nyine. Hanyuma umukobwa yize gutya asaba wa musore ko bihagarika, gusa umusore amubwira ko bitakuna nyine kari k'imico y'aho hantu imeze nyine ko ubwana butegurwa bukiri butoya bugategurwa gushyingiranwa. Umukobwa nyine yumvishije nyine nta muntu ushobora kumufasha hano nyine, agaruka kuri wa mupadiri wacu nyine abaza umupadiri ati se ko nta kintu muri gukora mwebwe, ntabwo muri ibintu biri kubera hariya. Hanyuma padiri amubwira ko nyine ari uko umuco w'ahantu umeze kandi ko nta kintu yabikoraho. Hanyuma na kindi cyabereye rero wa mukobwa yagarutse kureba wa mugore mugenzi wiwe nyine w'umudage nyine uri ahangaha. Hanyuma atangira kumuganiriza nyine ukuntu bimeze, amubwira n'ibyara Mariani. Hanyuma umukobwa amubwira ko nyine bizamugora ku nshuro ya mbere ariko ngo ari kugerageza kwisanisha cyangwa se kuba muri uwo muco nyine akageza kwisanisha nawo. Gusa umukobwa yakomeje gutekereza nyine abwira uyu musore ko gatabasha kurya ziriya nyama nyine barimo bararya. Hanyuma na kindi cyabereye rero umukobwa yize gutya ahitamo gufungura akaduka kiwe ku giti kiwe nyine aho ngaho muri iyo karitsiye, n'agakaritsiye kegeranye n'iyo icyo giturage babagamo. Hanyuma umukobwa agira gutya kugira ngo abone lisansi cyangwa se icyemezo cyo gucuruza nyine ahitamo gutanga ibiceri nyine cyangwa se karuswa nawe urabyumva nyine. Hanyuma gusa bigaragaye ko nyine nta ni mahitamo yari afite nyine yagombaga gutanga akakaruswa nyine. Hanyuma rero nta kindi cyabaye, abaturage cyangwa se abakiriya batangiye kumuyoboka ari benshi rwose, atangira gucuruza nyine abakiriya baza ari benshi nyine. Gusa umukobwa nyine kubera gutanga ka nyine customer care kiwe nyine no gusekera abaturage bazaga bamugana baje gucuruza ngo byakomeje kurakaza wa musore wacu nyine, ngakomeza kurakara cyane nyine bitewe n'ukuntu ngo uyu mukobwa ngo yagira gutya akitegereza abakiriya be barimo arabasekera nyine. Hanyuma umupadiri nta kindi yakoze agize gutya atumizaho wa mukobwa nyine amubwira ko biriya bintu nyine ngo byo gusekera abantu ngo bitemewe muri no muco, ngo cyane cyane ngo iyo uri gusekera ngo umugabo cyangwa se usekera umuntu w'umusore nyine bigaragara nabi nyine. Nta kindi cyabereye umukobwa agize gutya ndikomeza gukura nyine. Hanyuma umukobwa agira gutya akaba ari gukomeza kwita ku mirimo yose nyine, akajya gucuruza akaza agakora imirimo yo mu rugo. Hanyuma kuza batubwira ko ngo uyu musore nta kintu yafashaga ngo uyu mukobwa cyangwa se umugore we bari barashyingira nyine, ahubwo ngo ikintu yakoraga ari ugufata amafaranga y'uyu mukobwa wacu bise Karora yagira gutya akayasindira we n'inshuti ziwe nyine, bagakomeza kwimura basinda nyine. Hanyuma ngo uyu musore yaje kwinjira mu iduka ry'umukobwa ngo abona riba rikinzeho gakeya nyine ridakinze neza nyine. Umusore ararakara nyine akomeza gushinja umukobwa ko ashobora kuhanga amuca inyuma nyine, amuca inyuma n'abandi bagabo. Hanyuma anamubwira yuko ngo uyu mwana ngo uyu mukobwa ashobora kuba atwite, ngo ashobora kuba atari n'uyu musore nyine, akomeza kumushinja yuko ngo uyu mukobwa rwose ngo amuca inyuma nyine, ndetse ko n'umwana ngo atwite ngo agomba kuba atari we nyine. Umukobwa nta kindi cyamubaye nyine, yarababaye nyine ararira. Umusore yarakunze nyine azi ko bakundana nyine, tangira kumva ibintu barimo aramukora nyine, amubwira ko nyine ngo kuba sekera ngo abandi bagabo cyangwa sekera abandi basore nyine bigaragaza ari ikimenyetso cy'uko ngo ashobora kuba akundana nabo cyangwa se bajya banaryamana nyine. Hanyuma gusa umusore yagize gutya nyine abona yahemukiye umukobwa nyine, yamubwiye nabi cyane nyine, ahitamo kuza kumusaba imbabazi nyine. Umukobwa nawe nyine bigaye ko ari umukobwa rwose w'umutima mwiza wifite n'urukundo nawe nta kindi yakoze nyine, yagize gutya n'amababarira nyine, amubwira ko nta kibazo nyine bagomeza gukomeza ubuzima bwabo nyine. Gusa umukobwa yaje kwitegereza neza abona nyine ngo amafaranga yose ngo umukobwa yarizigamye nyine, umusore agira gutya akajya kuyanyweramo n'inshuti ziwe. Hanyuma ndetse agatanga n'ibicuruzwa ku nshuti ziwe nyine, akabitanga ku madeni nyine batamwishyuye. Hanyuma umukobwa bibaje umusore amubwiye ko yamujije ati se ko iwanyu ari muri Swaziland ntago waba warazanye amafaranga menshi. Hanyuma nyine umukobwa yumvishije nyine umuryo umusore uranga ameze nyine, yumva ko umukobwa nyine arababara. Hanyuma atangira kubona ko nyine imico y'ahantu nyine rwose itandukanye n'abantu b'iwabo nyine. Umusore yafataga ibicuruzwa nyine akabitangira ku ideni nyine, akabihereza abaturage bo muri ukaritsiye. Hanyuma agafata n'amafaranga nyine y'umukobwa nyine, cyangwa se yari yaracuruza akizigama akayaha inshuti ziwe nyine n'andi bakajya kuyanywera. Hanyuma umukobwa yatangiye kubona ko nyine rwose imico y'abantu itandukanye cyane, ndetse nuko n'ibyo akomeza gukora byose nyine nta kintu umusore amufasha cyangwa se akomeza ahubwo kumubabaza cyane nyine. Hanyuma gusa umukobwa ngo yakomezaga kwizera ko byibura ngo umunsi umwe ngo uyu musore wacu bise Mariani azagera hakamwumva, nubwo byasaga nkaho uyu musore rwose atamwiteho habe na busa nyine. Hanyuma barakwereka ku mugoroba umwe nyine umukobwa atangiye kuribwa cyane nyine, aribwa mu gice cy'umugongo nyine. Gusa bigaragara ko ari ibise byari bimufashe nyine, nta kindi cyabaye nyine. Umukobwa bese bamwihutanira kwa muganga. Hanyuma umukobwa agira gutyaza kwibaruka cyangwa se aza kubyara umwana nyine. Hanyuma ngo igihe Mariani yabyumvaga nyine nawe bigaragara ko atari anabizi nyine. Hanyuma yagize gutya nawe aza kwa muganga yirukanka. Hanyuma ku munsi wakurikiye nibwo uyu musore yagize gutya abona umubyeyi cyangwa se umukobwa wacu bise Karora yari yabyaye akana keza rwose k'agakobwa. Hanyuma umusore nawe arishima nyine,
nta kindi cyabereye umusore agize gutya agarura wa mukobwa wacu bise Karura amugarura mu giturage nyine. Hanyuma bumvaga ko nyine byasiga nkaho bagiye gutangira ubuzima bushyashya nyine, bagiye gutangira chapitre nshyashya y'ubuzima bwabo nyine bari kumwe n'akana kabo. Hanyuma nta kindi cyabereye Karura yagize gutya agaruka muri rya duka nyine, noneho asanga ibintu rwose mu iduka byashizemo nyine. Umusore yarongera abitanga nyine, abitangira ku madeni nyine ndetse n'andi mafaranga yose bari bafite. Umusore yagize gutya akayanywera nyine, akasindira n'inshuti ziwe. Hanyuma umukobwa yagize gutya atangira kugenda azenguruka mu baturage nyine, ngagenda abishyuza nyine bakamafaranga nyine y'amadeni bari barafashe. Hanyuma yagarutse no ku mwana wa muyobozi nyine yahaye ruswa, asanga umwana nawe arimo arinywera inzoga arimo arasinda ahita zimwaka. Hanyuma barakwereka kakana wa mwana w'umuyobozi yacunze wa mukobwa wacu nimubwo ari nijoro azana icyuma ngo kimutere. Hanyuma uyu mwana yagiye kumutera icyuma muri ako mwanya wa musore wacu bisana manene yise hagoboka nyine itatabara. Hanyuma atangira gukubitagura wa mwana w'umuyobozi. Barakwereka mu gitondo cyakurikiyeho abaturage barakoranye nyine, bategeka uyu mukobwa nyine kuza kwishyura ngo ihene ebyiri z'uko nyine ngo kubise umwana w'umuyobozi. Gusa umuyobozi we aravuga ati ntabwo bishoboka, ati rwose ahubwo araza kunyishyura 5. Umuyobozi ategeka ko ngo baza kumwishyura ihene 5 nyine. Umukobwa we yarasetse nyine, yumva ibyo bintu nyine biratangaje cyane imico y'aba bantu nyine. Hanyuma nakindi cyabereye rero umukobwa yagize gutegeka kuzana ihene. Hanyuma mukuzana ihene iri gusa umusore yagize gutya ararakara nyine, amubwira ko ngo atagomba, ngo ari umugabo nyine atagomba gukora imirimo y'abagore nyine, nta mirimo y'abagore agomba gukora nyine, ahubwo ari umugabo nyine. Hanyuma ahita afatana za hene ahita zirukana nyine zivaho ngaho. Byasaga nkaho nyine umukobwa ngo abonaga nyine umubano w'abantu bombi nyine uri gutandukana nyine bitewe n'uko imico y'abantu itandukanye cyane nyine, ndetse uyu mukobwa nyine atabashaga kwihuza n'umuco w'abantu. Ndetse ngo uyu musore yakekaga uyu mukobwa buri gihe cyose nyine, umugabo wese umukobwa avuganye nawe nyine wese, umusore agatangira kumukeka nyine, akumva ko uyu mukobwa rwose amuca inyuma. Barakwereka umusore agize gutya afata akana nyine ngo agahungisha akake nyine ngo agahungishe. Ndetse barakwereka mu ijoro rimwe uyu musore yagize gutya afata umugore we cyangwa se umukobwa wacu bise Karura, amushinja imbere y'imbaga y'abaturage bari aho ngaho nyine, amushinja kumuca inyuma nyine ngo akaryamana n'abandi bagabo. Hanyuma n'ikindi cyabaye bagize gutyo batangira kurwana, batungana induru ziravuga. Hanyuma muri uko mwanya umusore yagize gutya ararakara cyane, noneho atangira gukubitagura umukobwa cyane, noneho ubona ko yarakaye cyane nyine. Gusa abaturage bagize gutya baragoboka nyine. Hanyuma umukobwa yabonye ukuntu uyu musore ateye ubwoba nyine, ahitamo abona ko adashobora kugomeza kubana nawe nyine, rwose ko uyu musore umunyamujinya cyane ndetse rakara cyane nyine. Umukobwa yafashe umwanzuro nyine ko agomba kumuhunga. Hanyuma gusa umukobwa yabwiye umusore ko ngo iwabo nyine mama we amushaka nyine, ko agomba gufata akana bakajya gusura nyine, ndetse amusezeranya ko ngo azagaruka vuba cyane rwose nyine. Gusa umusore ngo yabanjije kubyanga ku nshuro ya mbere. Gusa hashize umwanya nyine umusore yemera ko uyu mukobwa ngo ajya gusura ngo ababyeyi biwe. Gusa uyu mukobwa bisa nkaho yarashatse guhunga uyu musore, nubwo amubwiye ko ngo agiye gusura iwabo nyine azahita agaruka. Hanyuma nakindi cyabaye rero umukobwa yabwiye umusore kuza gusinya ku mpapuro ziri aha ngaha. Umusore ntiyamenye ibyo ari byo apfa gusinya. Nyuma umusore akimara gusinya nyine ahita amenya ko uyu mukobwa yaramaje kumuha divorce nyine. Umusore yasinye itazi ibyo ari byo nyine, bigaragara ko abo bantu batazi no gusoma cyangwa se atari yarize nyine. Umusore yaje kumenya nyine ko ngo uyu mukobwa nyine amuhaye divorce nyine. Gusa bimenya nyine byarangiye yarangije no gusinya. Umukobwa yafashe akana nyine yerekeza aho yagomba kugenda. Umusore nawe amubona ko nyine umukobwa agiye nyine, ndetse atazanagaruka nyine. Hanyuma umusore yakomeje kwitegereza umukobwa nyine agenda nyine. Gusa bigaragara ko umusore nta nubwo yangaga umukobwa cyangwa se ngo ntabwo yamwangaga, ahubwo ni imico itarahuye cyangwa se ni imico yaba bombi nyine itarahuraga. Hanyuma umusore yagize gutya abwira umukobwa ati kubw'ahazaza h'umwana wacu ati rwose genda. Umusore yemereye umukobwa kugenda nyine amahoro nyine, ava aho ngaho aragenda nyine, ubu utazagaruka nyine, kubera ko byagaragaraga neza ko ngo imico y'abantu itahuraga neza nyine. Umukobwa nyine agize gutya ava aho ngaho mu gihugu cya Kenya, umusore nawe asigara ngaho mu gihugu cya Kenya nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, umusore nawe yahise agaruka muri cya giturage, dore ko yaherekeje wa mukobwa nyine berekeza mu mujyi nyine. Umukobwa we ngo yabonye ko ngo itandukaniro ryari hagati y'imico y'aba bombi nyine, ngo nta rukundo rwashoboraga kubaka uwo muco ngo ruyihuze, kubera ko umukobwa we yari yeremeye kwihanganira imico y'abantu ndetse akemera kubana nabo, nubwo arazi ko nyine bizaba bigoye. Gushimira cyane kuri n'aha agafilime kacu karangiriye. Umukobwa afashe inzira yerekeza muri Swaziland, umusore nawe asigara hano mu gihugu cya Kenya.
ari nako umusore yasigaye yibuka cyangwa se atekereza ku bihe byiza yari yaragiranye n'uyu mukobwa wacu bise Carola wari umudage ariko wiberaga mu gihugu cya Swaziland. Akaba ari naha agafilime kacu karangiriye, ngusaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment naho mu dufilime dukurikira. Wakoze cyane.